Umubyo numvaga nkeneye kandi nshaka ariko rwose nagushimye twese nagushingiye umuntu. Ayo yagaragaruka. Araguka nkabona arakicaye. None se ushaka nuzajya kumanura imvura so umugabo ushaka. Wafasha ko ntabwo. Anita. Kaze musezere. Ngiye mu kazi kwihuta. Ese ukorera iyihe company? Company sinzi ko wayimenya ariko abantu ibyo dukoreye mu mujyi. Babategetse kutiyogoshesha se? Hey! Ariko ntacyo bintwaye so Wansobe? Katangiye no kuvuga. Ngo so yenda. Ngo sateye ngo ni insobe wanje. reka mbasezere Ariko bananutse ngo nsobe. None sumbwiye ngo. Sane yo se mumarongeye ngo so. Sobe wanje. nabona ko kabyara we ntago ari ugusobana. None ruvuga ngo sobe wanje. Tewa nite we pompa nicyo gikura aho ngaho. It was at this moment that he knew he fucked up. Bari ukwaje. Rero bamiliyoni mu rwego rutazazanya mu. You think say they wise? Papa reka nkubwire. Mubona ari mfite bose hasigaye umwe. Umva niba hari umuntu mbabaje mu buzima bwanjye. Nuriye. Akose kubabaje. Ukesha nk'ifuni hafi. Avuze ushaka imodoka. Arayifite. Amafaranga arayafite. Imodoka neza ko sezogorwa n'umuntu. Umuntu yavuze ngo arahaguruka ntubone ko yahagurutse. Washaka ariko zikari wewe ucura mfite ngo maguha umuntu umva nishakiye kandi nshaka. Reka nkubwire. Nari mfite abasore batatu bantereka. Hasigaye umwe ejo mu gitondo ndamuzana. Umwana ubuzansobanura uko biri kose ariko apfa kuza atareca n'ipfuni hafi mbwa. Ariko se wagiye ureka. Imodoka mushaka ko cyangwa umuntu ushaka umubana. Umuntu we wambwiye umugabo ufite amafaranga. Nakugira inama mukecuru akugira inama. Ani ndagukunda ariko no. Reka twumvikane papa. Nakubwiye ngo abasore bari batatu. Urumva? Hasigaye umusore umwe. Ejo mu gitondo zamukuzana. Nawe ni umwana. Ubwo ibyo ndabikwemereye. Mama we. Oh, no. Ese sheri wiriwe utese mwana? Kameze neza kabisa. Byacagamo. Arano natinze gato hari umugenzi nari nabanje gutwara. Ariko ubu ngubu ndabona amageze kabisa. Mugiye abagenzi kuba waba mbese batwara nani ntebe iriho kwa. Oy. Intebe nyisize mu rugo kugira ngo yambiye yawe itaza kunyongoza ngo ndi umunyonzi. Yendigiye ngo mana wese nubizi. Ndagasiga hanze cyangwa tware mu. Gatware mu nzu wana. Undi batanagatwara uzi faranga ryanjye ndashyizemo hanga hasha. Ndetse ngashyiremo. Nyonyo wanjye sha. Atabara yanjye nayifunze mwana. Sheri gahunda nasije mu nzu. None se turajya mu nzu cyangwa tugume hano viraza hano? Tujye mu nzu. Ari. Egare se umunyonzi uzanutuzaniye amakara. Sheri wanjye kandi waruje nawe ko. Mzee. Wiriwe. Byose nundushye. Mzee utuje gutyo ra. Nageze ndabona. Hazi imodoka noneho uzanye igare. Bemukundare. Sigaye. Mese mzee urimo uranegura? Ewe. Abana bone yamena nibuzuduka.
akomana nabonaga muzehe wawe ari iniga ariko ni nipanje ntuzansuzugurire ku igare ryanjye vie uzi ko riri ari isambu y'iwacu nagurishije oya mani nzehe nayo ibizizanye cya gitogotogo Gitogotogo. zajawe muzehe usa n'umugabo ari kurimbwa umva n'ibintu asanye umva n'ibintu ari kuvuga oya wazanye abantu ariko oya iyo wiyubahishije abantu barakubaha ariko ani ibintu bicumunzanira kuko oya muzehe umva maze kubwira ani ibintu washatse bicumunzanira kuko umusore muremure naramuzi muremure se javuze iki nose ikibazo ufite ni iki muzehe ntundebe gutya uramunera ikigo wowe uri inzobe uzabaze nta muntu ujya unsuzugura mani iri saza rya mani riba kuri imbo bahanga muzehe utangira ntabwo muzehe barakumbwiye no kuva kera n'ubundi naje nkwitegura uzabaza ngenda wo ku gasima ubundi wowe ukijya n'ibingi wa mukarita kabishwa bagukubise n'icyo bya No. Run. Run. Yes, Fesio! Fesiosa! uragira mpamuse Gukura gusonya ntabwo uzi ibyabaye cyagenze bite mbwira bigenze bite urandebera uhuye n'umujura se naheze mu gikari rero sinashingo bucuba bwanjye byari ikishi niwe ugukubise se oya anita aratinya ngiye kumva ndasohotse hano ntabwo nibijagajaga hariya ntibaza umuhazi nzika ngari mwebwe muri hanze neza je mba mbonye igare hariya banamwarije se ni Anita nti tuzaniye amakara ko makara gihari ngo yangu inishere wawe Yesu ubwo yangu ishere wawe gute Anita none aturiye ora nibyo nakubwiye se reba mu mugongo reba nibyo nakubwiye mubwira ntire ku mwana yemere wakunda ubwo se ko wanze umwe w'imodoka ngo agenda yicaye akaba kuzaniye noneho bimwe n'umuranyuki wangu ubu urumva umwana watagiye kubindushyi Yesu buriya azajya akorera amafaranga yo kumutunga umwana wamenyereye umugati mayonezi rero ubu nta n'urahangana hamagaye ngo nibonye sinzi niba rero muzehe ntubona ibitangiye kuza akazaza muri uru rugo uzagafatisha ese ko nibuka wa musore waje hano bwa mbere ko nabonye atoroshye yagiye akubita agatoki ku kandi umunsi bahuye akaba ndazibukiriye uzabigenza utamusaba ukarabimbe dore umwana wanjye niwe ugiye gutuma muzehe Yesu ha zaba mbara ukarabimbe none se kutamuhanya ngende size bagiye muri misa ya mu gitondo ntabwo bari bumenye ibyabaye Yesu ko ndi kurya imyembe nkayigarura kandi mbere narayikundaga bimeze bite kuko ko cya gihungu cyaba cyarombotse kikaba Yesu uzi umuti kuko nabigenza gute ibintu si shyashya pe hari nyinshi narayikundaga ariko ndi kurutamira wagera mu nda nkumva biranze ndumva uri no kumbikira koko ibintu ni ibiki ko ibintu ni shyashya uri mu bicyane muze waroye ibyo nakubwiraga yewe muze ubushize ntabwo yagukubitishije Anita ninde wavuze Fesio uvuga araceceka wose icyo utabona ni Anita ntumpakanire ngo umbwire ikindi kintu ngo umbwire ngo warwaye ngo wagize gute nakomeje kukwitegereza umurira hinda umurira hinda
ubwo n'uyu mwembe mvuze ese muzehe ubugira ngo urabizi rega twebwe kera badushakiraga gato none special rero ukuntu yahishije dodo yarahishije dore reba ninde waguteye reba ukuntu yahishije Anita ntabwo ari we ndi kubaza Ani uradusebeje uri umuhererezi wacu cyakora muzehe ndakwingenze uyu mwana gupfapfana kwe tubifite gute se special babariye gufatira umwana neza gute se uwo mwuzukuru atuzaniye tuzamurira nta kundi ariko ibi bintu byose byatewe natwe kandi hane se special neko nashaka kumuhitiramo umuntu muzima wihitiramo se rega ibya kera si byo byubu nashaka kumuhitiramo umuntu muzima kandi uwo wita muzima si we muzima nitwe muraga turagura icyo abonye aha ntubona ibyo usanga bonaga zose zitari mu haguruka mwana we haguruka haguruka tugende mu kaje karebe no